Hello mumeze mute nizere ko mumeze neza nize ko muri amahoro nshimira cyane abantu bakoze subscribe nsaba n'abatarayikora kuyikora kugira mujye mubona ibiganiro byacu uko bisohotse uko bitambutse muzajya mubibona kuko muzajya muba mwarakoze subscribe. Uyu munsi rero turi kumwe na Miki mu bwitonzi bwinshi yongeye yantangaje cyane bwo bwa mbere mubonanye ubwitonzi nk'ubu. Yaje asobanurira abantu rero bakunda kuvuga ko arwaye bavuze yuko ngo ari mu bitaro ngo yagiye muri koma kubera Regis. Siniyumvisha nanjye buryo cy'umuntu wenda yakuvuga cyangwa yavuga ibyabaye ukajya muri koma kiretse wenda ari nk'umuntu utazi cyangwa niyo waba utamuzi ntago byatuma ujya muri koma kiretse ari nk'indwara bisanzwe kuko n'umuntu ararwara umuntu se naba ari umubiri urarwara cyane ko bitagombeye ngo nuko aba yavuzwe. Ariko none haje gucimaka cyangwa se kubavira muzingo babwire uko bimeze byaba ari byo Regis yamuvuzeho byaba ari uko yagiye mu bitaro byose araje bibabwire. Ndanyana no munsi rero murabona nicaye njyenyine agapromota ntawe uhari ariko ndi mu rugo ndavuze ngo reka nze mbasubize ku bintu byose bla 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 kandi nyirubwite mpari. So rero nje kubasubiza ku bintu biri kuvugwa ku bantu muri kwibaza ngo Miki ngari muri koma ngararwaye. Ako mbere yuko tujya kuri ibyo bintu tukajya kubivugaho cyane tunabirambura tugiye kubanza dushimira abantu mwitabira isabukuru y'umutware wanjye. Mwarakoze cyane. Byari ibirori byiza ku munsi w'itariki 11 kwa gatanu. Byari shope. Byari show ndabashimira cyane ntago nzi uburyo nayababwiramo ngiye ku giti cyanjye nka Miki uburyo twe twateguye nari nateguye ibintu numvaga hari buze nk'abantu batandatu barenga bakabicumi ariko byarenze kuba ikirori kuba anniversaire bamwe bagira ngo bya nubukwe wenda bwabaye ese baje guhemba habaye proposal nyine ibi birori bya danje numva biranshimishije ngira ngo nshimira abantu bamwe na bamwe mwamfashije kubitegura abamujijishije abamutekerejeho abagize icyo batanga mu buryo bwari bwo bwose hari ukuhagera hari ukumamagara hari ukumupostinga bwose kugira ngo mbashimire ubundi tubone kujya ku bibazo bihari. So kuri uyu munsi rero ndashaka kubanza gushimira The Choice TV cyangwa TV isibo kimwe bitewe nuko ubizi. Mbere na mbere ndashimira Philipita wicaye agatekereza kuri agapromota ni inshuti ye akaba inshuti yanjye akavuga ati munzanire mutungure imyaka yamujyanye. Philipita ndagushimiye simushimiye rimwe simushimiye kabiri uri inshuti yanjye ndagushimiye cyane. So Philipita ndagushimira cyane warakoze kubwa buri kimwe cyane cyane cyane. So rero dukomeza tuvuye kuri Philipita turashimira Kiramani we yaritanze birenze uko buri wese ariko bitekereza. Kiramani nagiye kuri terenkerewe ndumva naragezeho saa 8 hafi saa 9 natinze namwiciye akazi ako nyine yarazi impamvu twagezeyo ndumva narakoze isaha 1:30 ndambwa rero agafite anniversaire kandi ngomba kubitegura yavutse uyu munsi ahagarika shuti aravuga ati taha ugenda utegura ibirori natwe tubone ukuntu twitegura tubone igihe tuhagerera. Daddy Kiramani ndagushimira cyane mbikuye ku mutima warakoze cyane. Ibyo bivaho tugaruka inyuma nkongera nkashimira Kibonke twaramutunguye maybe anaha gift yari nziza ku giti cye natwe yaradushimishije yigomwa byinshi araza. Kibonke warakoze cyane Imana iguhe umugisha isubizo wakuye ku mwanya wawe. Dushimire bamenya warakoze cyane ku mwanya wawe. Imana arimo abantu benshi babushari Yesu we na kamazina ari kuncika na turashimira na Muyoboke warakoze cyane. Muyoboke nawe yarakoze cyane nubwo yaje nyine azinga ibirori ni proposal atari proposal nabyo ni vuba nawe warakoze cyane kuza. Ikintu cyantunguye nako haje abantu benshi ndumva twe nateguye abantu nka 16 ariko haje nk'abantu protege bari nk'abangaye
haje nk'abantu 50. Mwibaze gutegura ibirori by'abantu 16 hakaza nk'abantu 50. Nyine byari birenze kuba nyine abantu baje ari nyine birenze uko ibintu umuntu yabitekerezaga. Byanyeretse ko tugira inshuti, ikindi tuzi kubana, kuko ba Bobo baraje, mana yanjye, na Babu Rwanda warakoze cyane, twamuteye anniversaire nawe kuri anniversaire yaga yaraje. Babu warakoze cyane. Ben na Gasaro namwe mwarakoze cyane. Gasaro nawe yaritanze, mana yanjye, reka mbabwire nk'abantu mwe mutazi Gasaro cyangwa Sando ukaraho Gasaro TV, ni umwana mwiza cyane cyane, ngiye ndamukunda, ari mu ba mama b'inshuti zanjye nkunda, bangira inama kandi batandoha. Warakoze cyane, yaritanze nyine birenze uko mwe mwabitekerezaho. Yaba n'umugabo we, ni abantu tubana mu buzima bwa buri munsi kandi b'inshuti zacu, apana za nshuti nyine zo kuvuga ngo nizo kuri social media, ngo ni iki ngo araguhemukira ngo kugira ngo abone icyo kurya. Ibwo bose ko bameze, ni abantu nyine bafite ubumuntu. Sando yaje nyine atashye nk'ikirori birangira ari ugiye mu gikoni kuko yabonaga ari ibintu byinshi biri kwangirika. Yarakoze cyane. Usuwe ntago nabibuka, ni benshi. Harimo umuhungu yitwa harya umuhungu wari ufite imisatsi w'umuhanzi wanasohoye indirimbo nshyashya ninde, ntago ndi kumwibuka izina, yere kumwe na Pazoman, ntago ndi kumwibuka izina. Hari n'abandi waririmbiye aga, ntago ndi kubibuka amazina bose, ariko mwese witwa ko yari umuhanzi wari uri hano yarakoze cyane. Nicyo kintu nababwira. So icyo ni icyambere. Ikindi ku bantu nyine mwifurijaga isabukuru nziza, aganaga ari umuntu nyine uzi kuvuga cyane, afite kuna tujemo, ariko ku bantu mwamwifurije isabukuru mwarakoze cyane 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 cyane, mana yanjye cyane. Ba Eminyawe, thank you. Ba Onika, muri ibyo byose my friend, mbabwire njye nifite famille, nifitiye umugabo wanjye. Icyo nshimira Imana nuko atajya atega amatwi rumazi, no, ntago ajya atega amatwi. So nta bintu byinshi byanzanye hano, narinje gushimira abantu mwitabiye anniversaire ya aga, no kubwira abantu ko ntarwaye, meze neza, kuko mwahangayitse cyaze mana, murankunda, nabikunze, murankunda pe, nabikunze, murankunda pe, kuko nahamagawe, noneho nanahinduye nimero. Abantu benshi ntabwo bafite nimero yanjye, ariko nubwo nahinduye nyikoresha kuri WhatsApp, nahamagawe ababa hanze. None abantu muba hanze mwe mbakunda cyane, kuko nimwe mwampangayikiye cyane, ariko ntago ndwaye. Wazanye inkuru z'ibihuha ntago muzi, ariko yumve ko atari byo, ngende muzima. Kandi mbaye narwaye ntabwo nayibabwira ko nta uri muri mwese, nta wamvuza urimo, navuzwa n'umugabo wanjye cyangwa famille yanjye. So rero ku bakunzi ba Miki cyangwa Agami, nizo nako ndumva arizo cyane, nizo muzi, zo mutazi nazo muzazimenyeshwa mu gihe cya nyacyo. Ntabwo ndwaye. N'abakunzi ba My Daughter, ntabwo ndwaye pe, ndi mutaraga, meze neza, ndakomeye, ndashikamye, kandi babwira ngo ibyiza biri imbere. Nta bintu birebire mfite byo kubabwira. So rero mbabwira ibya nyuma tunasoza. Sinzi ibyo wenda buri wese ari kumva ku giti cye n'uburyo ari kubyumvamo, ariko icyo nababwira ni uko nta kibazo gihari, ubuzima bumeze neza, tumeze neza, turashima Imana. Nicyo kintu nababwira. Ikindi tunasoza, ngaye nguko rero Miki ababwiye urugendo rwe, ababwiye uko amerewe muri no minsi. Abari bazi ko arwaye ngo ntago arwaye, abari bazi ko ari muri koma, iriya yari filime yarimo akina. Ariko nanone rero natwe tugiye twitondera kuvuga, bitewe n'uko niba umuntu ari umukinnyi wa filime ntabwo wajya ufata akavideo ke ngo kazane hano ngo tubone ko ari bwo buzima bwe. Cyane murabizi neza ko abantu bakina filime akenshi aba atari bwo buzima bwabo. Ubwo rero mujye mugerageza muduha amakuru afatika mwokabyara mwe. Ariko gusa ko nta n'induru ivugira ubusa, buriya abantu bajya kuvuga ikintu hari icyabaye,
buriya abanyarwanda baciye umugani neza bavuga ati nande urivugira ubusa, kandi ngo buriya niba umuntu ateye aba afite n'abamwikiriza, ubwo rero niba wateye bagomba kukwikiriza, niba mwarazanye ibyanyu wowe na Regis natwe tugomba kubimenya. Iyi rero ni Emma The One TV show. Nshimira abantu bakoze subscribe, mbasaba mwokabyara mwe mwogaheka mwe gukora subscribe abantu batayikoze, kuko abayikoze bo rwose muraba agaciro, namwe mutarayikora yego muraba agaciro, ariko mugerageze pe munshyigikire, kuko buriya nta muntu wigira pe. Buriya umuntu bajya bavuga ngo umutwe umwe ngo wigira inama yo gusara, ntabwo wigira inama nzima. Namwe rero mujye mutuba hafi, nkatwe tuba dushaka kuzamuka nyine mutume dutera imbere, sibyo? Natwe tuzaba duhari ku bwanyu.